Hariho umugabo bamwitaga Kalisa. Kalisa yari umugabo ukunda umuryango we. Yari afite umuryango w'abana 5, afite n'umugore we. Abo bana 5 rimwe na rimwe yagiraga ubwoba uburyo azabatunga, azababeshaho kugira ngo babe mu buzima bwiza cyane. Yari umugabo ukunda umuryango ku buryo muri we iyo atabonaga ibikwiye byose kugira ngo abahereze umuryango yarababaraga cyane. Akarara amajoro agakora cyane kugira ngo ubuzima bwe ndetse n'ubw'umuryango we buhinduke. Ariko muri uko gukora yahoraga afite icyizere ko hari ibintu bizahinduka nawe akajya mu buzima bwiza. Yari afite inshuti imwe yabaga hanze muri Canada, aranjira amubwira ese ko turi inshuti wazanshakiye ubuzima aho ngaho nkaza nkareba ko wenda byakunda ko ngewe hano bikomeje kwanga. Aramubwira rero Kalisa, hano biracyangoye nanjye reka nzaguhereza igisubizo, uzazi ibintu byose biri ku murengo, uzahuba ibintu byose narabitunganyije. Aramubwira ukemereza ukwezi kumwe nzaba nabyirukansemo byarakunze. Kalisa rero yari umugabo ukunda kugira abana inama, akababwira abana banjye rero turi mu buzima bugoye, dore muri 5 ariko ndifuza ko mwazabaho ubuzima bwiza cyane, ubuzima ndi kubamo hano sinshaka ko muzabubamo. Abana bakamubwira okay nta kibazo papa, inama zawe turazikunda kandi turazikurikiza. Urumva n'umugore rero yabaga ari aho hafi, bakaganira ku iterambere ry'umuryango, kavuga ko bizagenda bihinduka natwe tuzabaho ubuzima bwiza. Urumva rero nyuma y'ukwezi yaje gusubizwa na ya nshuti yabaga muri Canada. Aramubwira rero Kalisa, ndabona byatunganye, we shaka ukuntu ubona ibyangombwa uze hano muri Canada, inzu irahari, akazi narakakuboneye, ubundi uzukore. Nyine ku muryango wo kwa Kalisa byari byari byiza cyane kuko bari bumvise inkuru nziza umugabo agiye gushaka ubuzima n'ukuntu yabaho. Kalisa aragenda asezera ku muryango, abana be arira cyane, abana banyendagiye ariko nago nzabibagirwa. N'umugore nuko nyine barahoberana baratandukana. Urumva Kalisa yaragiye hanze agiye gushaka ubundi buzima atari afite aho ngaho mu gihugu cye. Urumva yasize abana bakomeza bariga muri ya mashuri nyine aciriritse, ariko bakihangana kugira ngo babone ko nawe ejo n'ejo bundi batanga umusaruro ukwiye ku muryango wabo. Kalisa nyine yageze hanze arahirwa, atangira gukora, udufaranga turagenda turagwira, atangira noneho kwibuka umuryango we, atangira kubohereza amafaranga ati madamu rero dore nashyize hano kuri konte uduhumbi 100 ngahe, genda ugire gutya ukimure twatubazo twatudeni nasize mfasha aho ngaho utwishyure. Madamu ati nta kibazo mugabo mwiza, ibyo ndabikora kandi ndabizi neza ko biri buze gukemuka. Umugabo ubuzima buragenda burahinduka, miliyoni arohereza. Everyone was like wow. Abantu bose batangiye gutangarira umuryango uburyo kugenda utera imbere, abana barahindurirwa bajya kwiga ahantu heza, ibintu bigenda neza mu muryango kwa Kalisa. Ariko uburyo uko agenda yoherereza amafaranga umugore we, niko n'umugore yashakaga uburyo ahindura imibereho yande y'umuryango wabo aho ngaho. Abana bigisha heza, atangira kubaka utuza aho ngaho, atangira guhindurirwa ubuzima. Buri muntu wese akavuga cyakora urugo rwo kwa Kalisa rwarahindutse pe. Umugore atangira gufasha abantu, atangira kugira utuntu tumuteza imbere. Ariko ibyo umugore yakoraga hari akantu nyine katari keza, nyine ko bamwoherezaga amafaranga rimwe nyine yarishongoraga, akishongora ku bandi, akabangiye umugabo wanjye akora haba hanze nyine ibintu nk'ibyo agatangira kubigenderaho ndetse no kubicyuriramo abandi. Ibyo nyine bikababaza abantu kabise, uyu mugore kuba yarahinduriye ubuzima bitangiye gutuma amera gutya. Rimwe na rimwe bakamukunda kubera umugabo we, umutima we yagiraga umutima mwiza cyane, akavuga nta kundi nyine nubwo wenda rimwe na rimwe utwishongoraho, ariko umugabo wawe Kalisa yari imfura, ntago twakwibagirwa ibyo yadukoreraga byose. Urumva rimwe na rimwe Kalisa yanafataga amafaranga akamubwira rero madamu dore aya mafaranga nguhaye ntago ari ayawe, nta nubwo ari ay'abana, ahubwo genda uyahereze za nshuti nasize aho ngaho, ubahereze babandi twakuranye, babandi twasangiye ku muhanda, babandi twakuranye akazi k'ubukarani, ugenda ubahereze nabo babeho. Umugore rimwe na rimwe ibyo nabikore, nabyiteho, akagenda akayakoresha personal interest, akabihorera, nabahereze kuri ayo mafaranga umugabo we Kalisa aba yamuhaye ngo abahereze. Noneho abantu byine bitangira kubacanga, se umugabo ugeze hanze nta kutuvugisha, yarahindutse. Uko bagenda bahindurirwa ubuzima nyine urumva imibereho yabo ikagenda ihinduka. Uko iminsi yagiye yicuma rero, umugabo ni nkaho communication y'umugore we nawe yagiye igabanuka, kuko umugabo yatangiye kugira akazi kenshi cyane, aba busy agakora ijoro amanywa. Rimwe na rimwe umugabo nabone n'umwanya wo kuvugisha umugore we kubera akazi, gukora nijoro amanywa, atabona umwanya wo kugira ngo yite ku muryango we neza. Ibyo akabikora bikora ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ariko kumbe ntago ariko byari bimeze. Rimwe na rimwe umugabo yatangiye guhinduka, atangira kujya mu ngeso mbi, ajya kunywa inzoga, ajya mu buraya, mu busambanyi, ubuzima bwe nawe burahinduka hanze. Ariko kuko umugore n'abana batamubonaga, rimwe na rimwe akabikora akavuga ko n'ubundi ntago bari kundeba, ayo naboherereje arahagije, niba batarasevinze baramaze, nta kundi
reka nanjye mbeho ubuzima nishime, nararushye naragowe, reka nanjye nishimishe mu buryo bwose nshoboye. Ubuzima bwe buragenda buba like a trash, buragenda buba bubi ku buryo noneho amafaranga kohereza iwabo byarangiye, umuryango we biba nk'ibyibanye. Ariko umugore yari yaragize ubwenge akajya saving udufaranga, nitwo yakoreshaga mu kuba yakemura ibibazo. Ariko nubwo yakemuraga ibibazo, wibuke hari abantu atitagaho, hari abantu nyine atabwiraga, hari abantu atabwiraga neza bitewe n'ukuntu na level y'amafaranga yari amaze kubona. Rimwe na rimwe niyite kuri abo bantu. Umunsi umwe rero umugore yaje kugira amatsiko yo kumenya uburyo umugabo we abayeho hanze. Abase ko umugabo wanjye twavuganaga nyureza amafaranga ko bisa naho byikubye, what's going on, byagenze gute? Agahamagara umugabo, rimwe na rimwe akamubeshya, rimwe na rimwe akumva nyine ko ari kumuriganya. Ariko umugore ravana akundi nyine, reka nkoresha utungutu nabonye nakundi, gusa agahora muhamagara amubwira basi garuka hano, ugaruke rwose niba ubona ubuzima bwanze. Umugabo nyine aranga, urumva amahorano yakoraga kongera gusubira mu gihugu nako ameze nk'uko yagiye, byari igisebo kuri we. Nibwo nyine kuri we byatangiye kumucanga. Umugabo noneho wa wundi wabanaga na Kalisa, wa wundi wigeze kumuhamagara ngo bagende ajye hanze, nibwo yahamagaye madamu, aramubwira rero madamu, umugabo wawe ndabona umugabo wawe yitwaye nabi, yarahindutse, so ubu buzima ntago yabugumamo hano, beta nuko yaza aho ngaho ukamushyira ku murongo, kuko njyewe yarananiye, nta kintu nyivuga ngo yumve. Umugabo nyine, umugore akibyumva ibyo bintu biramurenga, aravuga ntago wabinkora Kalisa, n'uburyo wagiye aho ngaho ugahinduka gutyo, koko warahindutse bigeze aho ngaho ku buryo bagiye kukuzana nk'umuntu w'umujura. Nta kindi yari gukora, aravuga ngo ndamufata mu koherereze rwose. Urumva umugore akibyumva biramuhangayikisha cyane, aravuga ese ko hari ibyo yambwiye ngo nkore simbikore, ko hari abantu yambwiraga ngo mmereze amafaranga simbikore, nzabyitwaramo gute? Ese naramuka bimenye nubwo nawe aje nta kintu afite, bizagenda gute? Urumva nyine umugore aravuke nta kundi, aramubwira nta kibazo, umugabo wanjye najya kuza uzambwira, ariko azaza ari mu ijoro. Urumva ko yamubwiye ngo azaza ari mu ijoro. Araza nyine n'ibyatinze kuza, yaje yararwaye, yarashize, yarahindutse. Kalisa wa wundi wagiye aza ari uwundi, nta shusho afite. Kalisa yarahindutse. Umugore biramurenga, amarira arisuka ku maso, ararira araboroga. Ariko hari ikintu kimwe atigeze akora, nta muntu n'umwe yigeze abwira ko Kalisa yaje. Yagiye amushyira mu cyumba, ibintu byose niho yabimuheraga, amazi, amata, utuboga, imbuto, akagenda yondora umugabo we, atangira kumuhereza keya nk'umwana w'uruhinja. Ariko bitewe n'ubuzima yari yaragiye abamo, arahindana, yaratwawe n'ibyisi. Umugore aravuga nta kundi, nyine ubyaye ikibazo arakirigata, reka mwiteho nyine n'umugabo wanjye. Ariko wibuke ko nta muntu n'umwe yigeze abwira ngo umugabo wanjye yaraje, turi kumwe hano mu nzu. Rimwe bakamubwira ngo ese amakuru y'umugabo wawe atameze neza, hari hanze, ibintu byarahindutse. Ariko akanga kubabwira ukuri kuri mu rugo rwabo. Abana nyine yahise ababwira ngo rero ndababwira mwabana mwe, ntihazagire n'umuntu n'umwe mubwira ko papa wanyu yaje, muceceke, ibi nzabyikemurira. Abana bati nta kibazo mama. Abana urumva bari barakuze, batangiye kwishakira imibereho yabo nyine ku ya mafaranga papa we yari yarabahaye, bagendaga bagakora utuntu tw'uturaka hirya no hino, bagatangira kwiteza imbere. Ariko umugore wibuke ko hari ikintu yari yarabwiye abana ngo ntibazigere babwira umuryango cyangwa inshuti ko Kalisa yaje. Kalisa akajya rero agira amatsiko yo kumenya why kuki abantu badasura urugo rugwe kandi yarasize rugendwa rubayeho neza. Abaza umugore we, ese madamu ko igihe maze hano ntarabona umuntu n'umuza kukusura, dore bibaye ukwezi ndi hano, nta muntu urakubwira waramutse, nta muntu uraza hano, byagenze gute? Nta gusurwa? Ngo ariko naguza abantu binaha, ngo ngiyewe nyine ngo ubuzima bukimara guhinduka, ngo abantu baranyanze, ngo simbakunda. Cyamubwira amagambo menshi avuga ngo nuko nguko. Ariko yarafite ibanga, yarafite icyo ari guhisha abantu, nyine kumenya ko umugabo we yaje akaba ari muri buriya buzima byaramugoraga cyane. Kandi yakwibuka ko hari amafaranga umugabo we yamuherezaga, n'ayabahereza nabyo akavuga ese bazabifata gute? Arangije nyine aravuga ngo nyamara waretse nkabwira abiwacu ko naje, bakaza kundeba ntazapfira hano. Umugore ati bihorere n'ubundi nzabyikemurira, bara nta kintu bakumarira. Urumva nyine abantu batangira kuyoberwa, barese Kalisa aracyariho ko tumuhamagara wapi? Umugabo umwe wari inshuti ya Kalisa nibwo yavuze ngo reka noneho njyewe nigendere kwa Kalisa ndebe bimeze gute. Kalisa
Kalisa naramubuze, Kalisa navuga umugore we ntaga kitwiteze, nzabigenze gute? Nibwo yafashe inzira. Urumva uwo mugabo we yahise afata umwanzuro wo kujya kwa Kalisa ngo ajye kubasura ngo arebe ese what's going on, bamubwire niba Kalisa hari mu mahanga ameze neza. Urumva yahise afata umwanzuro aragenda, akinjira nta muntu yigeze abwira, ntabwo yigeze abwira umugore wa Kalisa ngo naje. Aragenda akinjira, akigera mu muryango yakubitanye na Kalisa ameze nk'agasaza, agenda aramubwira ese mwaramutse neza, atigeze anamumenya. Nawe ati mwaramutse, ngo murashaka nde? Ngo twaje gusura hano madamu Kalisa. Akimureba aravuga ngo ese ni wowe Kalisa cyangwa nandiko ndimo ndabonekerwa? Kalisa biramurenga, amarira arashoka mu maso, aratemba, ati ni njyewe n'ukuri, ngo Kalisa kutatubwiye ibyakubayeho, aravanga ni byinshi sinzi ukuntu nabivuga. Biramurenga, umugabo arumirwa, aravuga ni wowe Kalisa, tuzi ngo uri hanze, kuki umugore wawe atigeze atubwira ibi bintu? Umugore wanjye ariko naramubwiye, arambwira ngo mwarahindutse, ngo arambwira Kalisa twabarishije amakuru yawe, yangaga kubitubwira ubuzima uriho. Urumva nyine Kalisa yahise amenya ukuri kose ko bijya bindi byose yamubwiraga ngo akorere za nshuti nta na kimwe yakoraga. Kalisa ati ese twadufaranga basi waratubonye? Ngo tuhe? Ati twatundi nashyiraga kuri konte ngo madama tubahereze. Ngo ati reka natwe twabonye. Umugore akorwa n'isoni yicaye aho ngaho, noneho abantu batangira guhanahana amakuru ngo bati Kalisa yaraje, Kalisa yaraje. Abantu bose barumirwa, aho bari baturanye inshuti bati reka tuze turebe Kalisa. Kalisa yarakundwaga cyane kuko yari umuntu ugira ubuntu. Kalisa nubwo yageze hanze agahinduka, ariko yagiraga ubumuntu, yarazi kubana, yarazi kwita ku bantu mu gihe yari ari mu gihugu. Ariko nyine abantu benshi bakaza kumusura kubera uwo mutima wonyine yagiraga, batangira kuza bareba Kalisa basanga yarahindanye, yarahindutse. Biramurenga, ababaza amakuru bati nta makuru yawe twari tuzi, nta amafaranga yawe twabonye. Yahindukira akareba madamu ati madamu nta kintu wigeze ukora, n'ukuntu naguhaye byose kugira ngo ubahereze, nta kintu wigeze ubafasha. Ngo none urabona tugiye kubaho gute? Wenda baba bari kudufasha, ese urabona ubu ngubu nasaba umunyu hehe? Uwo ntagasabye, nta kintu namumariye. Abantu barumirwa cyane, umugore ararira aratakamba ati mumbabarire, nigize umuntu urenze, nigize umuntu ufite amafaranga, nigize umuntu ufite ubutunzi, numvaga ibi byose bitazashira tuzabihorana. Ariko umugabo wanjye murabona ukuntu yagiye akishora mu bintu bibi, aho kumugira inama nanjye ndagenda mbikina, ntangira kwirata ku bandi bantu. Ngo ariko nciye bugufi mumbabarire. Kalisa biramurenga, abaturage barumirwa bati Kalisa ndabona warakubititse, ni wowe wa mugabo wari ushyitse? Bati ni njyewe, ubuzima bwaranze. Arangije baricara mu muryango, usaba imbabazi, basabana imbabazi. Aramubwira cyakora, Kalisa araza afata ijambo aramubwira mumbabarire, nageze hariya nitwara ukundi kuntu, numvaga ko bizahoraho, nageze hariya nibagirwa umuryango wanjye, ariko mumbabarire, mumpa imbabazi. Umugore nawe nuko ati mumbabarire, ubuzima bwanjye numvaga buzahora ari amata n'ubuki, ariko byarahindutse. Abo nabafashije mbishongoraho, abandi sinabafasha, kandi umugabo wanjye yari yaramaye ubushobozi ndetse akamereza n'amafaranga yo kubafasha. Bati nta kibazo bibaho, basabana imbabazi, barababarirana. Ariko wumve ko Kalisa byamugoye kongera kuba mu buzima. Abo yagatunze nibo baje baramutunga, abo yakagira ikintu amarira nibo baje bagira ikintu bamumarira. Ese muri iyi nkuru niki wigiyemo? Ese ni waba warabaye nka Kalisa? Ese ni waba warabaye nk'umugore wa Kalisa? Ese niba mu buzima tubamo tukishima, tugahabwa byose, ariko rimwe na rimwe tukibagirwa aho twavuye? Ese nitwishongora iyo tugeze ku bintu byiza? Ese niduhinduka tugatangira kwirya ku bandi kuko twabonye intambwe nziza twagezeho? Reka nidukira tuzajye dukiza n'abandi, kandi nitubona ubuzima buhindutse tuzajye tubishimira Imana. Kuko Kalisa yaza kugira neza akirinda hanze, yari gukiza benshi. Ariko urumva ko nawe yagize umugore utari mwiza, akazajya amwohereza amafaranga aho gufasha abandi, ntihagire ikintu amufasha, kugeza aho yari agiye gupfira mu nzu. Nawe yaragize ubwoba bwo guhamagara rubanda, guhamagara abantu ngo bazi barebe umugabo, bitewe n'amakosa yari yarakoze. Reka mbashimire rero, iyi nkuru wayiguteguriye ninjye Ntagara Delphine, ni nanjye uyikugejejeho. Wakomeza gukurikirana ibiganiro byanjye kuri YouTube channel n'ubundi kuri Ntagara Official, wanankurikira kuri TikTok, kuri Instagram, kuri Facebook, ni Ntagara Official. Mbifurije guhaha mu karonka.